Nguhaye ikaze kuri Rupaca TV, nkwifurije ibihe byiza kandi ngusabe umugisha ku Mana, ibyiza byo mu gihugu cyo mu ijuru byose bikugereho wowe udukurikiye muri kano kanya. Wowe uhisemo kumva insengero 5 nziza zitatse ubwiza muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, reka nongere nkubwire ngo Imana iguhe umugisha. Kanda subscribe tujye tuganira mu biganiro byacu bya buri munsi. U Rwanda ruri mu bihugu biri gutera imbere umunsi ku munsi. Amadini n'amatorero nayo yo mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo yasigaye, nayo arimo aratera imbere abigaragariza cyane cyane mu myubakire, yubaka insengero nziza kandi zigezweho. Dore insengero 5 rero zifite inyubako nziza zitatse ubwiza. Urebeye inyuma ntabwo ngiye kukubwira ngo imbere zingana gutya cyangwa ngo imbere bimeze gutya, ahubwo ndakubwira iyo urebeye inyuma insengero zitatse ubwiza kurusha izindi. Tudatinze reka tugende tujye ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turahasanga urusengero rwa ADEPR Remera. ADEPR Remera ni urusengero ubona ko rwubakanye ubuhanga kandi rufite ubwiza iyo urwitegereje neza. Uru rusengero rero rukaba ruherereye imbere ya stade Amahoro i Remera, imbere ya Arena. Ku mwanya wa 4 turahasanga urusengero rwa EPR. Ruherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi. Kugira ngo urugereho uca ku marembo ya 2 ya Iyerika cyangwa se ukazamukira ahitwa mu Gakinjiro ukazamuka umuhanda w'itaka. Ni urusengero ruri ahantu muri karitsiye hagati. Uru rusengero rero rukaba rufite ubwiza bwihariye, iyo uburebye ubona ari urusengero rudashira irora, nubwo rutageretse ariko barwubakanye ubuhanga ku buryo rufite ubwiza. Urwo rwa rusengero rwa EPR Gisozi. Ku mwanya wa 3 rero turasanga urusengero rwa Restoration Church Kimisagara. Ni mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kimisagara neza, rukaba ruturanye n'umurenge wa Kimisagara. Uru rusengero rukaba ari mu nsengero nziza kandi rwubatswe kera, kuko urusengero rwubatswe nyuma gato ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Uru rusengero rwa Kimisagara rukaba rufite umwihariko kuba ari rwo rusengero byibura rwabanje muri Kigali rusa neza, rufite ivugururwa kurusha izindi nsengero. Wavuga ko izindi zo zagiye zifatiraho icyitegererezo mu kubaka. Rukaba ruyobowe n'umushumba witwa Ruhimbya Aroni. Ku mwanya wa 2 rero turahasanga n'ubundi urusengero rwa Restoration Church Masoro. Rukaba ari urusengero ruyobowe n'intumwa Joshua Masasu. Uru rusengero rwo rukaba ruri mu nsengero nziza cyane. Rukaba ruherereye mu karere ka Gasabo ahazwi nk'i Masoro. Uru rusengero rukaba ari urusengero iyo ururebye, iyo ugeze ku gihande cyo hepfo ubona ari etaje, wagera ruguru ukabona urusengero ruri hasi rutageretse. Uru rusengero abarusengeramo bakaba bavuga ko rufite ikoranabuhanga haba imbere, ku buryo iyo rugezemwo ubona rufite ubwiza rwihariye. Restoration Church Masoro. Ku mwanya wa 1 turasanga urusengero rwa Bedside Hall Church. Uru rusengero rukaba ruherereye mu murenge wa Gisozi ahazwi nko mu Gakinjiro. Umushumba warwo akaba yitwa Rugamba. Uru rusengero rukaba rwaraje ruca agahigo, rukaba rwaraje ruca impaka, kuko iyo urubonye ubona ari urusengero rwiza, urusengero rugezweho, urusengero rw'icyerekezo. Uru rusengero rero buri muntu wese urugezeho ntatinda kuvuga ko uru rusengero ari rwiza. Umushumba wese urubonye nawe avuga ati nzubaka urusengero nk'uru. Bedside Hall Church bubatse urusengero rwiza, urusengero rutagira inkingi mo imbere. Urusengero iyo ugezemo ubona ari runini, ariko ukibaza uburyo igisenge cyarwo gifashe kandi nta nkingi gifashe. Reka mbifurize ibihe byiza mwebwe mwari mukurikiye muri kano kanya.
gusa ntugende udakoze subscribe. Dutera inkunga ya subscribe, uraba uteye umurimo w'Imana inkunga, kandi kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Hari inkunga ushaka kutugezaho, hari igitekerezo, hari inyunganizi, hari ikiganiro cyangwa se ibindi ushaka gusangiza abantu muri rusange, waduhamagara kuri 0788 53 83 02, cyangwa ujya handikirwa commentaire ushyiremo comment yawe.